zikeneye kurara ahantu heza. Irangije iranza nkamwe ngo genda ubabwire ngo nyiri ishyamba rigezemo kandi arihaye ababaji bararibajije. Ubabwire ngo ko hakeneye imbaho zo kubaka amazu yabo. Ngira ubwoba, ishyamba narigira ubwoba, ibyiza imbaho nabyo nabigira ikibazo. Bani iranza nkamwe ngo kandi mbwire depuis à distance ibihugu bidukikije Tanzania, Uganda, Uburundi na Kongo, nimwe ngo ibi bihugu birasabwa gusenga, birasabwa gusenga bifatira ubwoba. Yamwe ngo genda ubabwire ngo aya mazu ko bayubatse siko bose bazayabamo. Iki barambwiye iramwe ngo genda ubabwire ngo ngerega n'inyamaswa z'ibirara shamba zikeneye kurara ahantu heza rikomeye, kuko nda cyatsi cyitwa kibisi kizondo kugaragara ku gasozi. Mu buri muntu wese azajya kandagira ku itaka yumva ari gushya. Irambwira ngo genda ubabwire ngo bakagombye kumenya kuba ari kugenda hejuru y'umuriro waka. Mbona marayika amfashe ukuboko anjyana hagati mu muhanda. Yekora mbona wa muhanda mbona arimo indara ebyiri. Izi ndara mbona zirasamye. Uko zasamaga naje kubona mba elastita binifo. Ndabaza ngo Mana ibi bisobanura iki? Ndabwirwa ngo dore abantu barangije kunyumvira no kuva mu nzu bigiye kubabera ikibazo, no kugenda mu muhanda bigiye kubabera ikibazo, kubera ko umwanya bahawe ntago bigeze bawukoresha nguko bikwiriye. Mwarabwiwe, abagore mwarabwiwe, bagabo mwarabwiwe, mwanga kumva. Niba ikimurangaye bene data, Imana iri kubareba ikababara. Imana ifite agahinda. Niki gitumye murangara gutyo? Aho shalo pisti fodrome. Imana yababaye. Imana yababaye. Imana yababaye, ifite agahinda. Murabwirwa kesha ariko nimugira ute? Mwumva Imana rero yaranumye ngo nimze mabwira ngo buri muntu wese aharanire kujya araza amajerekani arimo amazi. Murabikereza, ariko naje kubona mwiyerekwa mbona abantu bose barimo barabungana ibijerekani bagiye kuvoma, ariko ngo bakaburaho rubini igize uti ahiri, ngo bagire ngo kubura isoko ugasanga amasoko yose yagize uti yakamye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo shushe ndi munabise, Uwiteka yambwiye ngo agiye kubaruka. Imana batumye iki? Kuza musebanya mutukana, musebya bagenzi banyu. Kire babwiye ngo bene data ntago nihamagaye, natumwe nta numvuze mu izina, ariko nimukizwe tayidista edrade for the plan start. Nimukizwe bayigucira mu maso, ijambo ribaye ingume. Paulo yavuze ngo mu bihe by'imbere ko hagiye kuba ingume, ijambo rigiye kuba ingume, hagiye kuba inzara. Bantu bagiye gushaka umuhanuzi ntibamubone, bagiye gushaka ijwi ry'Imana ntibaribone. Tuvuga ngo ngizara ngo ibishyimbo, ngizara ngo ufite inzara, ngo ufite inzara ngo ibyo kurya gutariko, ntago muzi inzara yariyo. Yes, reka nongeye gusuza mwifuza umugisha w'Imana aho uherereye hose. Imana zigize isi duciye ko arenge katangire ikiganiro ngo ikaze wako subscribe. Imana ikweze umugisha nawe utarakora subscribe, kora subscribe, share, comment byoshe kugenda neza. Katusuza abakunzi bacu bari barasaza urengerazuba amajyepfo amajyaruguru, twabwire ngo umugisha Imana itanga nubageraho. Ntago nzi igigorere muri mu gitondo ngire ngo ugire umunsi mwiza kandi ubone umurongo ngo ugire umugoroba mwiza. Bibiri iravuga ngo hari kurakora umuntu kwacya mu gitondo impondo zikavuga. Biteo iyi ni Imanzi twongeye kugira umugisha n'Imana tubone umukozi w'Imana tumisho mu cabwana kavuza nduru Jean Damascene turakwakiriye. Ego murakoze. Amahoro y'Imana wane nawe. Ese amwe. Turagusuhuje. Namwe. Kristo Yesu nashimwe. Ahimbazwe.
tukava mu Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. yego. Hanyuma uyu munsi wa none benshi ku manzi barakuzi kandi nuna nakuvuze bavuze ko bitwa Damascene cyangwa Kavuza Nduru. Reka tukwinyenye dusenge mbere ko tutangiye ikiganiro. Mana data wa twese uri mu ijuru, wera kandi wa Isirayeli, Mana ifite imbaraga n'ubutware, turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo wanyemereye Mwami Mana mvuga ubu butumwa. Data wa twese uri mu ijuru, ganza kandi utegeke. Hari benshi bapfuye, abandi bari kwa muganga, abandi Mwami Mana bahuye n'imbanuka, ariko twe turahumeka ugomeza ubihimbarizwe. Sengeye ubwoko bwawe hirya no hino, Mwami Mana bagiye kumva ubutumwa. Mana mwene data dufatanyije urugendo cyangwa se uyu murimo, nawe umugire neza, izina ryawe ryubahwe. Wabenyemereye rero nyagora ku ngoma, tusenze cyane kerere cyayuka cy'ijuru, uganze kandi ubane natwe twese mu buryo bwose budasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero ntabwo nibuze kwizera mu magambo, reka twacyo tugeze kimana gutumye karumwe wawe. Murakoze, reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Petero wa mbere ibice byawo ni 5. Petero wa mbere ibice byawo 5 ku murongo wa 7 n'uwa 8 avuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera ngindare, yivuga ashaka uwo ashoshomera. Kadusubiremo, muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera ngindare, yivuga ashaka uwo ashonshomera. Imana itugire neza. Bibiliya ivuze amagambo akomeye, iravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose. Bivuze ngo nta wundi wakwikoreza amaganya, nta n'undi wakwikorera ibibazo byawe. Uyu munsi wa none, waba urwaye waba utarwaye, nta wundi wakwikoreza ibibazo byawe byose. Hari igihe uhura n'ikibazo ugahamagara inshuti ikakwirengagiza, ugahamagara imiryango ikakwirengagiza, ariko aravuze ngo nimuyikoreze amaganya yanyu yose. Ariko hepfo hari amagambo ateye ubwoba, aravuze ngo mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera ngindari, yivuga ashaka uwashonjomera. Rero nyakwateho aya magambo njya kuyahabwa nagize ubwoba, nayasomye ngira ubwoba, nabyutse ndayasoma ngira ubwoba cyane. Aravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, ariko atavuze ngo mube maso, mwirinde ibisindisha kuko umurezi Satani azerera ngindare, ashaka abacunshomera. Ngimara gusoma aya magambo nahise mbona iyerekwa rikomeye. Naje kubona mbona marayika amfashe ukuboko, aranzamura mbarika hagati y'umuhanda. Uko nari mbagaze hagati y'umuhanda, nabonye harimo indare ebyiri zikomeye cyane. Noneho uwanyuraga kuri za ndare, nabonaga indare, buri ndare yasamye, uwatambukaga wese ya ndare yataga imutamira, imuconjomera. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana riransanze rirambwira ngo genda urangurure. Mbona marayika amfashe ukuboko anjyana hagati mu muhanda. Yekora mbona wa muhanda mbona harimo indare ebyiri. Izi ndare mbona zirasamye. Uko zasamaga naje kubona mba elastita binifo.
naje kubona uwahanyuraga wese kuri wa muhanda indara yahitaga imuconjomera igahita imumira bunguri. Ndabaza ngo Mana ibi bisobanuritse. Ndabwirwa ngo dore abantu barangije kunyumvira no kuva mu nzu bigiye kubabera ikibazo, no kugenda mu muhanda bigiye kubabera ikibazo, kubera ko umwanya bahawe ntago bigeze bawukoresha nguko bikwiriye. None niba mu mihanda hagezemo indare, kandi izi ndare zose zirasamye, kandi ugomba kunyura umuhanda wese izi ndare zigomba kumuconjomera, aranyura hehe? Araca hehe? Ariko biravuze ngo nimwirinde ibisindisha, umurezi wanyu Satani arazerera ng'indare kandi arashaka kuhagira ute? Aconjomera. Bene data, ko mwabwiwe kenshi mukanga kumva, abasore mwarabwiwe, abagore mwarabwiwe, bagabo mwarabwiwe, mwanga kumva. Ni ibiki murangariyemo? Aho kude edestaye, aho gufata ijambo ry'Imana ngo murisome ndetse mwumve n'icyo Imana igize ute ibabwiye, ahubwo murangariye mu gufana imipira, murangare mu by'ama edestase egaye, mu by'amakurusi. Bene data, Imana iri kubareba ikababara, Imana ifite agahinda. Ni iki gitumye murangara gutyo? Aho gufana Kristo uri gufana umupira. Ese ibyo nibyo bigushishikaje? The elestaye gash shalo pisti fodrome. Imana yababaye. Imana yababaye. Imana yababaye, ifite agahinda. Murabwirwa kenshi ariko nimugira ute? Ntimwumva. Satani araserera ng'indare, arashaka abaconjomera. Uraca hehe? Bene data, muraca mu zihe nzira? Inzira zose zibanye, inzira zose ifunze, ko muri inzira yose igezemo indare, uranyura hehe? Imana rero yaranumye ngo nimze mabwira ngo buri muntu wese aharanire kujya araza amajerekani arimo amazi. Murabikereza, ariko naje kubona mwiyerekwa mbona abantu bose barimo barabungana ibijerekani bagiye kuvoma, ariko ngo bakaburaho rubini igize iti ahiri, ngo bagire ngo kubura isoko agasanga amasoko yose yagize uti yakamye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mugiye kwicwa n'ikintu cyitwa iki? Umwuma. Ndabibaza ngo Mana, kumwe ngo agiye kwicwa n'umwuma, amazi nayo biraba byagenze gute? Imana yamye ngo genda ubabwire ngo agiye kuva izuba rikomeye, kuko nda cyatsi cyitwa kibisi kizongera kugaragara ku gasozi. Ngo buri muntu wese azajya kandagira ku itaka yumva ari gushya. Irambwira ngo genda ubabwire ngo bakagombye kumenya kuba ari kugenda hejuru y'umuriro waka. Niki barabwiye? Ndagisha ndabaza ngo rose Mana, kabantu barimo bubaka amazu, ko bari mu iterambere meze biti, Imana by'ijambo rimwe rikomeye nagiranye ubwoba, yambwiye ngo genda ubabwire ngo aya mazu ko bayubatse siko bose bazayabamo. Iki barabwiye? Irambwira ngo genda ubabwire ngo ngerega n'inyamaswa z'ibirarashyamba zikeneye kurara ahantu heza, zikeneye kurara ahantu heza. Irangije yanza namwe ngo genda ubabwire ngo nyiri ishyamba rigezemo kandi arihaye ababaji bararibajije. Ubabwire ngo ko akeneye imbaho zo kubaka amazu yabo. Ngira ubwoba, ishyamba narigira ubwoba, ibyiza imbaho nabyo nabigira ikibazo. Ariko icy'ingenzi ni imbaho zigiye kubazwa n'ibiti bigiye kubazwa. Imana iransangira mbwira ngo kandi mbwire dopiye distance ibihugu bidukikije, Tanzania, Uganda, Uburundi na Kongo. Nimwe ngo ibi bihugu birasabwa gusenga.
birasabwa gusenga, bifata ibihe bisenge, ababiyobora bafata ibihe gusenge. Jésus paye des tapis in grosse. Satani arazenguruka, arazerera ngindare, arashaka uwaconjomera, kandi ntagaconjomera, araconjomera guhera ku mwana mutogeza ku mukuru. Mwirinde ibisindisha. Kuki mutumva ariko? Kuki mutabyumva ibintu? Mwanyemera ibintu mukabyumva. Ngiye mbagaze hangaha imba numva najya mfata imitima y'abantu bino bintu kagenda mipakira mariko bakabyumva. Ndababajwe n'abantu bitwa ngo nabavuga butumwa bari kujya mu busambanyi n'ubusinzi, baraniza bakazanga ngo Imana yabatumye iki? Imana iri kubagereranya n'imbwa zimoka. Imana iri kubagereranya nk'imbwa zimoka. Ndi mukonje, ndi munashushe, ndi munabise, Uwiteka yambwiye ngo agiye kubaruka. Imana yabatumye iki? Kuza musebanya mutukana, musebya abagenzi banyu. Kire babwiye ngo bene data, ntago nihamagaye, natumwe nta n'uwo mvuze mu izina, ariko nimukizwe. Tayidista edra de for the plan start. Nimukizwe. Satani azenguruka ngindara yivuga. Imana kubasaba gukizwa, irasabwa guhinduka mukava mu byaha, mukava mu busambanyi murimo, ikava mu businzi. Imana bababa, Imana yafite agahinda, Imana yapfusha abandi bakarira, ariko murangiza ngo muzajya mu ijuru. Imana yabatumye ijuru muvuga niriye, nirya babyara banyu base, nirya baso wanyu. Nta juru ry'umusabanyi, nta n'ijuru ry'umusinzi, nta juru ry'umunyamahoko, nta n'ijuru ry'umugome, nta n'ijuru rifite muri desta ry'umuntu w'umunyeshari. Ntaryo. Imana yashiteho kandi iraje, kandi izanaceceka. Iraje. Uko mwari mutazi ko insengero bazifunga, n'izisigaye nazo ijya kuzifunga, nje kubabwira ngo ijambo ryo ribaye ingume. Icyo cyo muje mukizute mukiza, bagiye kujya bagufatana Bibiliya, usobanura aho Bibiliya wayikuye, bayigucira mu maso. Ijambo ribaye ingume. Paulo yavuze ngo mu bihe by'imbere kwagiye kuba ingume, ijambo rigiye kuba ingume, hagiye kuba inzara. Bantu bagiye gushaka umuhanuzi ntibamubone, bagiye gushaka ijwi ry'Imana ntibabone. Tuvuga ngo inzara ngo n'ibishyimbo, inzara ngo ufite inzara, ngo ufite inzara ngo ibyo kurya gutariko. Ntago muzi inzara yariyo, ntago muzi inzara yariyo. Biravuga ngo ufite umwana ufite ubugingo, udafite umwana ntabwo afite. Hagiye kuba inzara. Inzara irahari, inzara y'ijambo. Iki inzara irahari, bari bagiye kwifuza ijambo ntibaribone, bagiye kwifuza ijambo ntibaribone. Igihe ngiki tugeze mu gihe gikomeye. Paulo yavuze, ngo mu bihe by'imbere ukanga abagore barindwi bazatungwa n'umugore umwe. Wumva ko ibintu bitazagira ute? Bitazabaho. Bose abagabo benshi bafite abagore bangahe? Imana iraje, Imana iraje hagati y'undi. Imana ishyizemo icyo bita distance. Uzajya ubona umuntu ukora urugendo rw'amasaha 3, hari ikintu Imana igiye gukora gatoya gusa, kagiye gutungura abantu, gatoya mu masegonda, gatoya. Kandi wasuzuguraga mwirirwa mwidegembya mu gitondo, ariko ubyuke mu gitondo usanga Imana yakoze akantu, igiye gukora akantu gato kagiye gucanganyikisha abantu mu mitwe yabo. Biyobera abanyabwenge bize bakaminuza, biga amasasa, bita amashuri akomeye. Hari akantu Imana igiye gukora gatoya kagiye gucanganyikisha abantu mu mitwe yabo, imitima yabo ihubuke gusa, ihubuke mu gitariko. Hari akantu gato Imana igiye koze gatoya gusa. Wewe niba warasenze wirebe wibure, niba uri amasengesho wirebe wibure, niba uri warize amashuri wirebe wibure. Imana yakora kandi gatoya gusa, ushake cyerekezo urimo ukibure.
bene data tuzimana Mana numye ngo mbabwire ngo mu nzira zose murimo mucamo mugiye gura n'inyamaswa z'amoko yose mu nzira urimo aho uzajya unyura uzasanga inyamaswa kandi inyamaswa mwitonze ntacyo navuze hatego umwe umbwira ngo navuze ibintu runaka mwabwiza abantu baba gusesengura inge biravuze ngo Satani arazerera ng'intare yivuga kandi irashaka uwigira ute iconjomera yego niko biravuze rero bene data nje kubabwira ngo mucuruze musayishe musinde munywe musamane yego ariko nyuma y'ibi hari akantu mugiye kubona gatoya gusa kagiye gucanganyikisha no mu mitwe yanyu muzira mwiburi muzavuga ati nyamara runaka arabivuze ibi bintu rero nimusenge mugaruke mumenye icyo data twese agize ute ashaka abari cyo mugira ute mukora asati Imana akoze rama Imana igumugisha yego hari umuntu ushaka kwifuza kwa musengera yakona kuri telefone nomero yanjye ni 078 90 7 3 078 90 7 3 katugushimire wowe watanya ikiganiro kwasoje natwe ibiganiro byacu ukaba wafashe muri gwasharenga mugenzi wa kiganiro Imana igoreze umugisha ibiganiro byacu nagaruka ciao ciao